Mutesi nta na rimwe yari yajya kurira ngo andarike kabisa. nta kibazo yigeze agira ngo antumeho. Nta maganya yigeze ahura nayo ngo anyitabaze. Ntiyigeze antabaza ngo njye kumutabara. Nagira kwikorera ibyo nikoreye. Nkashaka no kwikorera. Mutesi ntigeze ngaburira nijoro na rimwe. Ubu iyo witegereje umutegarugori w'icyerekezo, mama w'amahanga, mama w'abantu, mama Sharirene, urabona ko gucuruza rogi bimbereye nawe, ariko warakabije vraiment. Wararengereye. Urumva na kera ntaragera aho ngeze ntago. Ariko ako gasaha nako ni hatari. Akagasaha n'akabantu bavuye kuri tekeri nkanjye. Ako bavuye ku mateke kabisa. Yego. Uri kumva? Buriya rero agakiza dufite ntago tugomba kugasiga mu rugo ngo nitugera hano kuri YouTube kubera amafaranga tuhakura duhinduke abo tutari. Burya hari igihe ushobora kubangama ariko ukibangamira ntugere n'abandi bangama. Hari ukuntu ushobora gutwika ariko ukitwikira ntujye gutwika abandi. Ukitwika. Sakantu keza cyane. Mu bintu twabuze muri iyi si. Twabuze ibitwomora ariko bidukomeretsa. Ntago tujya kubigura, ntitujya kubihaha, ntitubihendahenda, biri mu nzira tunyuramo. Urifuza kwambara neza, urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Twongeye kubasuhuza, mahoro y'Imana nakomeze abane namwe aho muri hose. Tubifurije amahoro n'amahirwe n'imigisha ituruka ku Uwiteka n'imbaraga nyinshi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Tunejejwe rero no kubaha ikaze mwese mudukurikira aho muri hose. Mushobora kuba muri mu Rwanda cyangwa se muri ahandi, muri Afurika, muri Amerika, ku migabane yose y'I Burayi, aho muri hose ni ukuri byiza byose turabibifurije, kandi ikindi muzabone ijuru. N'ubundi rero duhaye ikaze mami wacu, mama cyangwe, mama kazi ni kazi. Uyu munsi noneho hari amazina ntari buze kuvuga kuko agushimisha amaze kuyamenya. Ngaho rero tuguhaye ikaze wakira abantu bawe, usuzana za nshuti zawe ukunda cyane. Ni karibu mama kazi ni kazi. Okay, urakoze cyane. Nawe mbanje kugusuhuza. Ndasuhuza abakunzi ba mama Sharirene. Buriya ni uvuga ngo abakunzi. Umuntu ugukunda akifuza kutera imbere, umuntu ugukunda akagira uruhare mu iterambere ryawe, by'umwihariko akurikira ibiganiro byawe akanagwa comment ati courage mama Sharirene wacu. Courage. Yego, ugasanga hari ababivuze mu Cyongereza, hari ababivuga mu Giswahili, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, uko buri wese abyumva. Ndabahobeye inshuti zanjye yambi abakunzi ba mama Sharirene. Turabashuhuje rero mwebwe abari mu gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'ahandi. Turasuhuza na za nshuti zacu, abasirikare, abapolisi, abaganga, abarimu, Nkeragutabara, badaso, nabo ntago njya mbibagirwa rega. Yego, nabo ariko bashinzwe umutekano mu ruhande rwabo. Turabashuhuje cyane, ariko hari abandi bantu mana we. Abaganga b'Ikanombe. B'Ikanombe. David, njyewe ntago njya mvugira mivumbi kumuvumba kabisa. Abantu batanga serivisi nziza bankora ku mutima. Ubushize nagiye Kanombe, mpasanga serivisi sanga itahabaye. Bazajya baha abarwayi nka rendezvous ikamara umwaka batarabonana n'umuganga. Uburyo nabonye bakoramo, bazatwemerera igihugu cyose ira system iri Kanombe izagerageze igena handi kabisa. Hari abantu bahakorera kandi banza ari za nshuti zanjye. Banza ari
kuko ahantu bari abahungu banjye bakandagiye haba discipline nta kavuyo kandi bagira ikinyabupfura bate. Hari ahandi wegera ujya kubaza umuntu urashaka iki, ariko bari abahungu baba baratojwe bakakubwira ngo ujye ugenda gakeya. Oya wenda njye umbwega kugenda gake nanjye nabikwishyura kuko nanjye simba noroshye, ahubwo hari ukuntu agusuzugurira muri rinete, abandi akagusuzugurira muri telefone nziza, undi akagusuzugurira muri meshi yanyujije hano. Uyu muntu ari muri business ari gushaka abakiriya cyangwa ari gutanga service, ariko i Kanombe nahasanze service barakuyobora bakakubaza bimeze bite, mbese ubona ari sawa kandi haba abantu benshi cyane. Kacyiru yego turabashuje abaganga ba Kacyiru, turabashuje abaganga b'i Kanombe. Nyine ngenda mvuga ahantu mba nakandagiye nkabona ko nyine hari ukuntu ibintu bimeze. Yego kandi dusuje n'abaganga bita ku babyeyi neza batwite benda kubyara. Aba mu muganga witwa Media ngaho we rero akubyaza nagusengera. Media agomba kunyishyura. Media rero no kumuhima, ariko nimba kiri kumuhima Media, ibaza abagore bose bagiye kubyara mwampaye nimero za Media, wakumva ngo ntari bukore ugahita wumva urapfuye. Ubu se kuko nzabyara ejo, kuko hari abantu bazi kukubyaza bagutuka ati niko mada ufite abana bangahe, amubwiye uti ni 7, uba ufite ibibazo ukajya ngo arabagutungiye. Baba we ugeze 7 uri kubyara, umuntu ababaye kugira ngo anakubyaze nyuma bikubwire agatangira kugutoteza kandi utwite nani uri kugise wenda kubyara. Abantu rero tunagerageze kwabwira ngo mujye muba abantu beza pe, mujye mu bifura, ibibazo byo mu miryango yanyu ntimukabijyane mu kazi. Nimba abana bagutesheje umutwe, nimba abakozi bamenye amadongo menshi, ntukwiye kubyitura buri kuvura abari muri ya service yawe ahantu runaka. Tuzajya tubivuga kuko simbabona se, erega mba naje nanjye ngenda ndeba nyine. Rero mujye mukora neza kandi abakoze neza nabo bajye bashima. Yego ariko ntekereza ko baba ari abapapa hari ari abagabo, kuko bajya bavuga ngo abagabo ntibumva igise nubwo tutumva buri munsi, habacyumvira mu mutima mwikofi. Oya biterwa na kavukire y'umuntu. Ushobora no kuvuga ngo kuri iri vuriro ni habi kandi wahuye n'umuntu umwe, abandi bose nta kibazo. Yego nibubahwe rero abo bose dusuhuje nabo twibagiwe. Icyangombwa nuko tubakunda kandi tukabazirikana tukifuza kubaha ibyiza bigiye bitandukanye. Mujye mukomeza mukurikira ibiganiro byacu kandi mwibuke gukanda subscribe, like, share, comment. Niba ikiganiro hari icyo ukuyemo yugisharinze mugenzi wawe nawe akumva mu ubwo butumwa, cyane ko akenshi impamvu dukora gutya nuko tuba tugira ngo duhereze abantu ubutumwa bugiye butandukanye. Murakoze cyane. Hagati aho ngaho rero nigeze kuvuga ngo mama Cyangwe nuko nabonye n'ubundi wari wambaye neza. Naryo ntacyo ritwaye kuko rwose Cyangwe ndagikunda kandi mba nkiriho. Alpha Boutique bayashyize ku Cyangwe ariko uba wambonye. Alpha Boutique na Alpha kandi buri uzi imyaka maze muri Alpha, imyenda yanjye yose uzabona nambara niyo muri Alpha. None urebe ko ntangira kwambara imyenda yo muri Alpha Boutique, nahise mfata ikintu nafashe imyenda irenze 50. Nahise nyitanga 50. Oya nabwiye Imana nti garderobe yanjye igomba kubamo imyenda yo muri Alpha kandi bisibikabyo. Kuko sishobora kuvuga ibintu bitari byo ndi umukristo. Narayitanze yo ni naradodesheje mu bitenge n'ibitenge, ndavuga nti nzajya nambara imyenda yo muri Alpha. Nanjye mbwira Imana nti uzampe guhirwa njye nkomeza niyambarira imyenda. Mu byukuri kandi banabimfashijemo. Burari ukuntu abantu bagira ubwoba ngo ntago nakandagira muri Alpha. Upfa kuba ufite akazi kandi uri inyangamugayo, urya ibyo uzishyura. Alpha bigufashamo. Bashobora no kuba wajya utanga make n'ukuri. Ukazu hari ukuntu magera nkamira maritiro kandi ntarahembwa. Uretse ko hari imyenda nabonyemo nanjye numva mu bwonko biba birimo kubivuga. Hari ijambo wavuze waravuze ngo yewe ngo abagore bacu ziko ntacyo turabamarira. Ariko ntacyo
kubera ko utarabagurira umwenda ariko ubundi mugabo utaragurira umugore wawe muri Alpha Boutique umwenda wo muri Alpha ntacyo uramukorera ako nta nubwo ari igikabyo iyi kanzu koko ntiwayiberetse baze kureba iyi kanzu nziza pe nibayirebe cameraman manura uyu ni umwenda wambara uri kumva uyu ni umwenda wambara reka nkubwire ntubona ukuntu umuntu agura imyenda ahandi hose hanyuma hagahita haza indi ya indi waguze ikava kuri pose yego uyu ni umwenda mu myenda afite ndumva naratangiye nimba ari muri covid natangiye nyuma ya covid natangiye guhahira muri Alpha kabisa kugeza na n'isaha umwenda nahaguze uracyari kuri top kubera iki bashobora kurangura imyenda ibiri yego ibaza ariko uzi ko jya mu buku ugasanga umwenda wambaye ni wowe wenyine uhafite reka dukomeze yego reka dukomeze na batugane muri Alpha turaza kubashyiriraho publicité irimo adresse zo muri Alpha na nimero zaho nabo nibubahwe yego urukweto bazi ko ngo Alpha ari umugabo munini cyane ako muzagende mu murebe ni hano imbere ya KBC sibyo ra ni grand ni imbere ya KBC cyangwa ni muri KBC ni kuri KBC hafi na convention yego adresse turaza kuzibaha zirahari neza zose na nimero zaho mu ka video turi bushyire muri iki kiganiro yego okay murakoze cyane turi kumwe na mama cyangwa mama kazi ni kazi ubu ibintu birakaze rwose n'amaparitema ego ubundi se ntiyagufasha ubundi utekereza ko uko wambara rwose bigaragaza urwego yego ku maparitema bo ntacyo wababwira icyo nababwira nuko aparitema zirahari ariko by'umwihariko disi ndumva ashaka gushimira abantu banshyigikiye wow ibaza aho umuntu aba yicaye ati mama Charire kubera urukundo ngukunda ndashaka kuzarara iwawe ninza mu Rwanda ubwo kuri aparitema muryango wanjye umuntu agatangira kubukinga mu kwa gatandatu muri ya etage yawe yego n'abandi mfite abakiriya beza bankurikirana baza kunteza imbere rwose Imana ibaha umugisha n'abandi rero ni karibu n'abakeka ko hari ahandi nyine kwaje wayikuye nabo oya tubihorere nta mwanya tubafitiye baze rero ikindi harani makuru utazi ese urabizi ko n'abayimama kazi ni kazi kugura no kugurisha ibibanza kugura no kugurisha imodoka noneho no gucunga business z'aba kuzimanaginga umuntu ashobora kuba afite inzu mu Rwanda akaba atizeye umutekano wayo umutekano ndavugwa uburyo ishobora kubyara umusaruro mbese kuba nakubera ijisho nkahakubera aho utari ibikorwa byawe bikagenda neza amafaranga yagacungirwa umutekano umutungo wagacungirwa umutekano fite kampani muri make ubwo nishake nzajya mvuga mama manager w'imitungo w'amafaranga aha reka ndebe ahubwo ikarita yanjye nimba nayizanye ya business yanjye wasanga nayibagiwe kandi murumva ko mama Charene rwose ni mama kazi ni kazi kabisa uyu mwaka se sinababwiye ko ndi mama kazi ni kazi kumanagingira imitungo ukagenda ukaryama neza bugacya ukarota inzozi nziza hanyuma nakoze kampani yego wihangane ntabwo nari nabyibutse oya rwose nta kibazo mfite kampani nakoze nka kampani kugira ngo nkore mu buryo bw'umucyo ku buryo bwemewe n'amategeko yego bwemewe n'amategeko nkore nisanzuye nge ntanga n'imisoro yego n'amahoho hari amahoro mva kandi nturanabimenya ni imisoro n'amahoro nabyo nibyubahwe yego ingamba ariko disikabereka iyi ni card business card yanjye ya business card ya company yanjye babirebe neza yes kubishyira ku rundi rwego oya nibyo kugira ngo abantu ubundi nta mpamvu yo gukorera ibintu mu kajagari kugira ngo abantu bagire icyizere bavuge bati ibintu byacu tubishyize mu biganza byera kandi byejejwe bidafite ikibazo hanyuma rero nuko nyine umuntu ufite imitungo mu gihugu cy'u Rwanda ukeneye umuntu uyimanaginga
ufite bizinesi ushaka kuyihakora ushaka kugira ibyo uhakorera wahamagara Mama Sharirene nabigufashamo. Ikindi kugira ngo bikomeze gusobanuka abatekereza ko ari amarogi ngo se ngo ni amarogi kandi uriya muntu arakijijwe ariko ibintu nk'ibyo rero wenda usibye ko abo bantu simba ashaka kubasubiza kuko nta mwanya mbafitiye pe ibyo kuvuga namwe utegereje kubyumva nyine oya ntabwo bishoboka none se ubundi hari ibara ritabera imbwa ubu iyo witegereje umutegarugori w'icyerekezo mama w'amahanga mama w'abantu Mama Sharirene urabona ko gucuruza rogi bimbereye nawe ariko warakabije vraiment wararengereye urumva na kera ntaragera aho ngeze ntago ariko ako gasaha nako ni hatari aka gasaha naka abantu bavuye kuri tekeri nkanjye naka bavuye ku mateke kabisa yego uri kumva ntago nabikora nta nubwo nzabikora yego ibyo nkora birampagije kandi bifitiye umumaro. Dukomeza tuganira kuri icyo kijyanye wenda n'amacumbi ubundi wakira abantu bameze gute amakupure singo nakira umuntu wese ndamwakira umwe cyangwa ari babiri yaba ari umwe baba ari babiri baba ari bane baba ari 10 ndabakira kuko na apartment irimo apartment ebyiri yego ebyiri ubwo no kuvuga nyine apartment ebyiri navuga ngo ni nk'imiryango ibiri ni inzu ifite ibyumba 6 ya etage yego hasi ubwo mvuga na apartment imwe hejuru apartment yindi umuntu wese turamwakira tuvuga nk'umuntu wenda ushaka kuvuga ngo reka ndebe nk'umukunzi wanjye mujyane turuhuke ako nk'ibyo bintu nawe ubumvangiye ngewe windenganya abantu rero reka nkubwire ubundi byo kuvuga ngo shada bintu kambaza ibintu nk'ibyo none kumbaza ibintu nk'ibyo ngo ndebe nakubwiye ngo ngewe nakira abantu bose mu buryo bwa business kandi abantu baje ntago njya kubaza ngo uyu ni umwanzi wawe cyangwa ni umukunzi wawe usibye ko wenda kuva natangira kwakira nakira abantu baba diaspora nibo mboni wanjye ariko umuntu wese twamwakira naringize ngo nibo wakira gusa ariko ubwo ari bose oya n'abantu bose hanyuma ubwo icyo nari nshatse kukubaza urakijijwe uri umukristo abantu ushobora kwibaza bati se ni gute acuruza amacumbi cyangwa se akodesha amacumbi kandi wenda hari abashobora kuza baje gukora izindi gahunda nyine zigiye zitandukanye ibyo bintu ubasha kubyitwaramo gute kugira ngo ukomeze n'ubundi bw'umuntu ukijijwe yego ngewe kuri kamera mu myaka maze hano kuri kamera mvuga ubutumwa ntanga inama ibiganiro byanjye abantu bagiye babyumva nta muntu nari nigisha gukora ibyaha nta n'umuntu nari nashishikariza gukora ibibi abantu benshi mbigisha gukunda Imana nkabigisha kubaha Imana no kwiyubaha yego naho ibyo kuvuga ngo hagize abantu baza baje gukora amabi wanjye abashobora kuza iwanjye bagakora amabi ni nka bamwe baza muri ya mazu yawe ukodesha ugacumbikiramwo umusore bugacya akaba yazanamo umukobwa utabizi cyangwa se naho waba ubizi ntago ushobora kugira gute ntago wahamwirukana ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu bameze gutya nta muntu nigisha gukora ibyaha nta muntu ngira inama yo gukora ibyaha nta nubwo ngewe ngira inzu zo gusambaniramo ntago mbigira yego yes Mama Sharirene Imana igumugisha kuba twongeye kukubona tumaze iminsi tutakubona kandi urumva imbuga nkoranyambaga ziba zishyushye ziba zikonje kandi uri umwe mu bantu nyine bazishyushya ndarengana ngewe mpashyushya none kwa General Yesu njye ntabwo Imana yampamagariye kuza kubashyushya cyangwa kubakonjesha naringize ngo ntabwo ujye uzikoraho abantu bahashyushya ntago ndimo ako kazi sinagashobora mu by'ukuri nyine hari abantu hari ibintu byinshi byari bimaze iminsi binyuraho hari ubukwe bwa Vestine hari ba Emerine uheruka kuvugaho hari n'ubukwe noneho bwa Pastor Mutesi abenshi bari bazi ko ari prank cyangwa kwa kundi ku editing ariko birangira bibaye impamo ubundi umuntu akwiye kwitwara gute muri bino bihe haba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu buzima bwa Kristo
Mama Sharire ko twari tunagukumbuye, gira ikintu noneho utubwira. Umuntu akwiye kwitwara gute muki Mu buzima busanzwe, mu buzima bwo gukizwa cyangwa se bwa Kristo cyangwa se kubana n'abandi bantu bose. none kucyuzanya ko kantu ka Pastor Mutesi nuko ukorera ku mbuga nkoranyambaga kandi wari waricecekeye nkaho nta kintu wigeze umenya. Kandi tuba dukeneye inama, mugenzi wawe nka Mama Pasteur nawe abakeneye ko Mama Pasteur ari we Pastor Mutesi, burya nawe hari ukuntu yumva abantu runaka bavuze nk'ijambo nawe rikamukomeza cyangwa se rikaba nk'inama. Hari ababa baramusenya ari benshi bagiye batandukanye, uretse nge ko muba musenya sindimo, ariko baba bahari abakora amatitere n'amatambuneri bishakiye, abamushyiraho abandi bagabo, ibintu nk'ibyo. Ntago ni hari ijambo. buriya rero agakiza dufite ntago tugomba kugasiga mu rugo ngo nitugera hano kuri YouTube kubera amafaranga tuhakura duhinduke abo tutari. Burya hari igihe ushobora kubangama ariko ukibangamira ntugere n'abandi ubangama. Hari ukuntu ushobora gutwika ariko ukitwikira ntujye gutwika abandi, ukitwika. Ni ukuri abantu bitwika ariko badatwitsa abandi nta kintu baba badutwaye, ariko nk'abantu batwika bakajya no gutwikana burya niryo kosa bakora. Wenda nko kucyumbajije ngo Pastor Mutesi cyangwa ibindi bibera ku mbuga nkoranyambaga ba Vestina n'abandi, ndifuza ko tuzagenda tubagarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko buriya ziriya saga zose zabaye nanjye mpuze nibere mu kazi, ariko bikambabaza nkumva mfite ikintu nakavuze ariko nkabiburira umwanya. Biriya bintu hari ukuntu nagiye mbibona, ariko nkumva nabwira abantu nutagira umuti wo kugira ngo ukemure ikibazo cya mugenzi wawe, nutagira umuti wo komora umuntu, ariko ntukagire n'uwo kumukomeretsa. Nutabona uko womora umuntu ntukagire n'uruhare kumukomeretsa. Akantu keza cyane. Mu bintu twabuze muri iyi si twabuze ibitwomora ariko bidukomeretsa. Ntago tujya kubigura, ntitujya kubihaha, ntitubihendahenda, biri mu nzira tunyuramo. Nimba Mama Sharire ntazi urugendo Pastor Mutesi yanyuzemo, mu myaka amaze ku isi ntazi, mu nzira aho yagiye anyura ntazi, tutari kumwe, aho yicaye ku mugabo wa mbere sinzi amateka y'ubuzima bwe, ayo nzi ni ukumva ngo baratandukanye, ariya siyo mateka. Hari amateka ari mu ndiba y'umutima wa Pastor Mutesi yabitse ku mugabo wa mbere adashobora kuzana hano kuri kamera. Hari amateka yabitse y'umugabo we wa kabiri ayafite ku mutima adashobora kuzana hano kuri kamera. Hari amateka yabitse ku mugabo wa gatatu twese tuzi ko yapfuye bakamushyingura Rusagara. Yego. Hanyuma n'andi mateka y'umugabo uyu wa kane nayo ntayo tuzi, usibye kubiyorera hano mu cyuka, sibyo? Mu cyuka ngo ni uwa kane n'ibiki n'aya magambo yose, nta muntu n'uyu n'umwe wari wicaza Pastor Mutesi ngo amubaze ikintu kiri ku ndiba y'umutima. Kandi burya amateka abantu banyuzemo, ayo banyuzemo n'ayo barimo, uyahuje ushobora gukuramo ikintu wakorera umuntu. Mu gihe rero ntarafata umwanya nka Mama Sharire ngo binzindure binjyane, ngende mubazi ntimbabarira umbwiza ukuri kuri ku mutima, umugabo wa mbere byagenze gute, uwa kabiri byagenze gute, uwa gatatu byagenze gute, uwa kane bigenze gute. Nkaba ari umuntu tuvugana bisanzwe, nkaba ntaratera iyo ntambwe, sinkwiye kujya kumukritika no kumukomeretsa. Ikindi nkurikije ibibazo isi yikoreye n'abantu twikoreye, harimo nge, abamutuka muri komenti, abamukoraho ama episode, n'abaza kumukoraho ibiganiro, turikoreye shuti. Turikoreye, abantu bikoreye ay'ukwezi y'amazu batahamo, ayo gutanga, bikoreye umutekano bagomba kwishyura, bikoreye ay'ibishingwe, bikoreye mituwere,
bikoreye nk'ubu mwagiye mutanga ibice bya minerivare mukeneye gutanga andi nabyo murabyikoreye mwikoreye abagabo banyu babaca inyuma mubana nabo mwikoreye uburwayi mufite bwanze gukira bababwiye ko mutazakira abandi mwikoreye basheri babateye indobo bakababenga abandi mwabuze inubabaza izina abantu barikoreye abantu turikoreye nanjye ndikoreye noneho wari uvuze ngo kubona ntacyo bimbwiye nagira kwikorera ibyo nikoreye nkashaka no kwikorera Mutesi ntigeze ngaburira nijoro na rimwe ariko simvuze ngo mwikorere nyine buretse anyumva nabi oya ubu nshatse kuvuga ko abantu bamwikoreye yego ndashakaga no kuko babwira ngo nibashaka bamuture hasi bamushyire hasi Mutesi nta na rimwe yari yajya kurira ngo andarike kabisa nta kibazo yigeze agira ngo antumeho nta maganya yigeze ahura nayo ngo anyitabaze ntiyigeze antabaza ngo njye kumutabara aba mu bibazo bye akaba no mu bisubizo bye ubukwe bwa Mutesi cyangwa na Mutesi nta kintu bitwaye igihugu ntago byigeze bihagarika indege mu kirere ngo zireke kuguruka yego ntago Mutesi ari icyorezo ngo twambara agapfukamunwa twese tumuhagurukiye ubukwe bwa Mutesi ntago ari indwara igiye gutera abanyarwanda si n'icyorezo kimuturutsemo kigiye kutwica ubukwe bwa Mutesi ntawe bureba Mutesi ntafite 16 yujuje imyaka y'ubukure ashobora no kuba arengejeho nka 30 cyangwa 20 ntago ibya Mutesi bindeba nta nundi bikwiye kuba bireba ku buryo baza kumuvugiriza induru none wenda nko ku kibazo cyo kuvuga ngo ashatse abagore 7 abagabo 5 abo bagabo 5 yashatse nta basaza banjye barimo abo bagabo 5 yashatse nta mugabo wanjye urimo abagabo yashatse 5 sindi Darirene nta nubwo ndi Darling ubu koko abantu bundi babaye bate Darirene harya ubwo no Darirene n'abana be na Darling okay ngewe mbona abantu bakwiye guha amahoro ura mubyeyi aha iyo niyo message rero mureke mbabwire umuntu atagize agakiza ntiyagira n'ubumuntu ushobora gufata Pastor Mutesi ukamujombagura ibyuma by'ururimi rwawe ukabikora mu mwaka wa mbere umwaka wa kabiri ukarangiza imyaka 5 uri kwica umutima wa Pastor Mutesi ubundi abantu nta n'impuhwe bagira sibyo ngo yakoze amakosa erega amakosa yakoze ihangane wasanga uzayakuba 3 uzi wowe uzashaka bangahe uzi umukobwa wawe azashaka bangahe dufite abarwayi benshi ariko ntidufite abarwaza dufite abantu bafite uburwayi bwatungutse inyuma dufite n'abafite uburwayi baboreyemo imbere uri kumva ndi kukumva nimba Mutesi afite ikibazo ubundi mwebwe ko mbona mu mukubye nka 7 turimo turakumva rwose ndumva dukwiye gukizwa dukwiye gutanga amahoro ku bantu nimba Pastor Mutesi yarakoze amafuti n'amafuti ye azamugaruka we ku giti cye ndumva dukwiye kumuha amahoro tukamufasha uko tubishoboye agakora ubukwe nirusenyuka nta muntu azaza kwaka icumbi icyo cyo ndakizi kandi nibyanga ntabwo azaturenganya kuko si twe twabyubatse suko azarira ku giti cye aseke ku giti cye kandi ibintu byose ntibyanga wabona aboneye n'umugisha kuwiteka noneho bikanakunda kuko ntago ari twe tugaba amahoro ntago ari twe tugaba amakuba ntago ari twe tugaba ibyiza by'umuntu cyangwa ibibi nta kosa na rimwe yakoze cyangwa akora adashobora kubabarira nimba ahubwo rero Pastor Mutesi n'umwana mwiza bari kuvuga ngo amaze gushaka umugabo wa 4 nambe nawe arabashaka bakajya ku karubanda bagakora ubukwe ariko mwabagore mwe wowe wasanga ufite abagabo 20 sitazi kuko nta kamera bagutunze ubwo se utunga abagabo besha akaberekana nawe wabamariye mu ibanga ryawe hahandi muri zamva zanyu mu bahambamo ndumva twamuha amahoro ibyo reka tunabisoze mu by'ukuri ngiye mbona nta kosa rihari niba afashe icyemezo oya naho ryaba rihari ryaba ari irye nk'umuntu mukuru oya wenda wivuga ngo si ikosa kuko uvuze ko nta kosa ni nkaho waba uhagaze neza kuri 2
ukavuga uti impamvu yabikoze nta kosa ariko ntago turizi ryaba ryo ryaba atari iryo naho ryaba ryo ryaba ari ikosa rye ntago ryagira ingaruka ku gihugu cyose cy'u Rwanda cyangwa kuri twe. Ntago tugiye gusesengura wenda uko benshi bagiye bavuga, ariko se rega nkubwire aba basesenguzi baturutse kuzimu. Uyu ni umwuka uturuka ikuzimu. Urasesengura umuntu utazi aho arara. Basesenguye dore imbogo, baramusesengura ngo ntarwaye, bukeye arapfa arenda agenda. Nge sinarinzi ko nyuma ya dore imbogo tuzongera gutunga abasesenguzi. Wari uzi ko ntawe uzongera kuvuga? Narinzi ko batazongera gusesengura. Urasesengura umuntu ngo ntarwaye hanyuma hisapfa. Ubwo se urumva nge narinzi ko bazahita bacika amazi. Ikikubwira ko bafite imyuka ibakoreramo rero nicyo ngicyo. Urasesengura umuntu utarasura, kereka wenda umbwiye ngo wareretswe niho nabyemera. Ntago amateka ntago ibibazo abantu babamo dushaka kubimenya kereka tubaye Imana. Barasesengura abantu cyoko ikintu mbakundira nukuntu nabonye uwicara ugasesengura hano hanyuma nawe inyuma hakazaza bagusesengura ibintu bibari sawa. Ahubwo uzi ko nabonye ukuntu babasesengura bo bikabababaza bakajya muri ribu. Ubundi se turasesengura mwagiye gusesengura ibyanyu byabacanze. Wowe urabwirirwa ukaburara ngo urajya gusesengura, ubuzima burakurya nawe ibyawe kubisesengura byarakunaniye ngo urajya gusesengura ibya Mutesi. Icyo nari ngiye kuvuga nuko Mutesi ni umuntu mukuru wifatira icyemezo. Oya ni n'umuntu Imana yahamagaye itambajije nako mujya mukagerekaho, aho kugira ngo ajye kurya ku biro cyangwa kuri detaye akavuga ati reka mese kamwe rero ndamufana. Ariko ikindi nuko n'abagabo bane bamurega nta numwe abana nawe mu nzu. Icyo kore yaba yararaga muri uru rugo neje akarara muri uru. Aha ho sinabona n'ijambo mvuga. Ntago dukwiye kumubabaza. Numva bihagije ibyo bakoreye Mutesi birahagije. Mama Sherene rero urakoze ku mwanya tumaranye. Imana iguhe umugisha kubw'inama nziza. Ufite inama nyinshi nziza twanamara n'amasaha n'amasaha. Ariko hari ubutumwa wagenera Mutesi n'ubutumwa wagenera abarimo kumuvugaho ibintu bigiye bitandukanye. Ubutumwa nagenera Mutesi ubundi ngewe nshinzwe guhumuriza abantu no kubakomeza. Sibyo? Iyo nshatse kukugira inama sinza kuri kamera. Iyo nshatse kukugaya no kukugira inama sinza kuri kamera. Nubona naje kugayira umuntu kuri kamera kereka bamwe bameze nk'ibikenya cyangwa ibicamuke. Bamwe Bibiliya yavuze ngo ni ibikenya n'ibicamuke. Babandi bananye. Rwose ntago Mutesi ari wo kugirwa inama ngo uramugira inama hano kuri kamera. Washaka nimero yo kayimubwira. Ahubwo wenda icyo nashaka kumubwira hari ijambo nasomye rya nyiri ijambo rivuga ngo nimba umutima utakoragero ikibi ngo gucira urubanza ujye ugira ute utinyuke urahamya. Nawe yarahamije. We aziranye n'umutima we, aziranye n'iyasenga kandi byazi biruta ibyonzi. Ngewe ndeba inyuma sindeba imbere. Nimba umutima utamucira urubanza atinyuke. Uri kumva? Nari kumubwira nari kumwigisha guhangana ariko Pastor Mutesi nta n'ibintu nabona mubwira. Yaciye mu bintu bikomeye kandi byinshi azi kubyakira no kubyumva. N'umuntu w'umugabo iwe mu rugo rega Mutesi. N'umuntu w'umugabo iwe mu rugo. N'umuntu wahanganye n'ibintu byishura ntago yamvuna nta nubwo yangora. Ahubwo abantu banteye agahinda banambabaza. N'abantu bari kumukomera banamuvugiriza induru. Ubundi ni nabo mfitiye message kuko bo barababaje bateye n'agahinda. Kuko hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Yego. Kandi umuturanyi bavuze ntago bigeze bavuga icyiciro icyo ari cyo. Ntago bigeze bavuga ngo nuwibye. Ntago bavuze ngo nuwibye byinshi nuwibye bike. Cyangwa nutuye hafi. Ntago bavuze ngo nuwashatse umugabo umwe cyangwa bane. Bibiliya yaravuze ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe. Yego. Niba rero nabwira ngo ntago ari byo kuza kwirirwa bashyushye inkuru y'umuturanyi. Kuza gushyushya inkuru, kuzana ama episode ngo nanjye ndamuzi, ngo nanjye ngo runaka. Tuza kuko nawe washyira ibyawe ahabona wowe ntiwabona nambe na Mutesi yabasha gutambuka. We ntiwabona naho nyura. Yego. Ngewe numva tudakwiriye kuvugiriza induru abantu, twikomeretsa abantu, twibabaza imitima y'abantu. Kuko isi yabashakiye bizaba babaza,
isi yadushakiye bizatubabaza, wijya kwiteranya n'Imana n'ubundi arababaye uwubabaza. isi yashatse imizigo. Yego. Hanyuma ndashaka kubwira abantu ikindi message ya nyuma shaka kubaha muri iki kiganiro. Ndashaka kubabwira ngo mwirangarira mu bitagira umumaro. Yes. Mwite ku iherezo ryanyu. Buri wese yite ku iherezo rye kuko ubwami bw'Imana buregereje. Dukizwe, tuba abantu beza, dukora ibintu byiza, nidukora amakosa twikosore, tugere ikirenge nk'icyo mu cya Kristo. Ibyo gukizwa no gusenga ntitukabyumve nk'ibintu bica mu matwi bigahingukira handi. Kristo nanatinda urupfu rwo ntiruzatinda. Tugerageze kuba abantu beza ahantu hose turi. Nibyo mba numva nabwira abantu. Kandi tujye dukunda abantu bari mu makuba. Nubona umuntu umeze nka Mutesi, naho wabona umuntu w'umunyamakosa angana iki, ujye umuba hafi, ushobora kumubera umutagakira. Ndumva ari iyo message nabaha. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Akazi keza mama, kazi ni kazi. Urakoze. Mama cyangwe. Yego. Umunsi mwiza. Urakoze.